ugahora ufite impungenge ya WhatsApp yawe utekereza neza ko bayihakinga cyangwa se bayinjiramo. Mwino video ngiye kukwereka ukuntu ushobora kumenya neza niba binjira muri WhatsApp yawe. Ikintu ukora ufungura application ya WhatsApp yawe, warangiza ukaza ugakanda ku tudomo dutatu. Ngiye gukora ukuntu ushobora kurinda account yawe, ugakanda hano handitse setting. Ngiye gukora ukuntu ushobora kurinda account yawe ya WhatsApp kugira ngo hatazagira undi muntu yinjiramo. Ukaza ugakanda hano handitse account. Ibi byose nzabibasobanurira nkuko muri kubibona, ibi byose nyujaga fresh ariko twaje kureba kuri account. Ikintu ukora uraza kuri account, wasangamo setting nyinshi cyane, ariko turabanza dukore ino two step verification. No two step verification nyine angaho sabari ibintu wakoresha kugira ngo urinde umutekano wa account yawe, harimo za change number, harimo nyine ibintu byinshi. Ubwo urafungura two step verification ahangaha. Nufungura wowe hazafunguka ameze gutya bakubwira ngo turn on. Urabona kano kantu ka turn on, nutagasangaho ubwo ndi bukwereke ibindi bintu. Hano uzaza uhakande, numara kuhakanda katubanze dufungure megabyte, katubanze dufungure data. Tubanze dufungure data. Anga katwongere turn on. Hano bazakubwira ngo applying, harana yindi gushyiramo password, niyo mpamvu mutagize ute mutabibonye. Anga barambwiye ngo change password. Ujye ushyiramo password ntago bakwemerera kuri coding. Anga nusanga bitameze kuri uzamenye ko bayinjiramo. Ikindi kintu urahita uzano kuri passkey. Hano passkey niho ujye usanga barashyiriye nyine password ku buryo bayemerewe ku accessinga. Urabona iri kuri email, hano uyitukanda continue. Iyo atari yawe nyine ino email iriho uyitukanda continue, warangiza ukarindira phone ikagira ute iga processing. Urabona bahita bafungura tab imeze gutyo, ugakora hano ugakora hano handitse ngo reset passkey. Wabonye email ko atari yawe, warangiza ugahita ugakanda delete passkey, ugahita ushyiramo email yawe, birakunda bahita baguhereza option. Ako kubera ko atari byo dushaka kankore cancel. Urahita usubira inyuma gato, nurangiza uze ahangaha handitse security. Numara kuza hano handitse security, urabona harimo ibintu byinshi nyine bijyanye na security ya WhatsApp yawe. Ahangaha ikintu ukora uraza ufungura aka kantu. Ahangaha ujye nyine ubona notification z'igihe hari login nshyashya cyangwa se hari ikindi kintu gishyashya kibaye kuri WhatsApp yawe, bajye bahita baguha notification. Noneho ahandi hantu hanyuma urabona usubiye hano muri WhatsApp kambanze nshyira pin. Urabona ntago bemera kuri coding pin. Urabona ahangaha handitse linked device. Kanzema kwereka ahangaha handitse linked device ni kwa kuntu ukoresha WhatsApp ebyiri muri phone cyangwa se muri phone na laptop. Urabona niba nta kintu kirimo uzasanga hariho rino jambo bari kukubwira ngo scan to connect, cyangwa se uzasanga handitse irindi bitewe na WhatsApp ukoresha ururimi rimo. Nurangiza ikintu uzakora uzahakanda, numara kuhakanda bahita bakuzanira ahantu hameze nka gutya. Ahantu hameze nka gutya ha scanner. Urabona ni scanner isanzwe. Nudasanga bimeze gutya ugasanga harimo indi shusho, for example ishusho imeze nka gutya. Iyi ngiyi uri kubona uzamenye ko WhatsApp yawe bagize ute bayinjiyemo. Ikindi urabona nyine izi zose ni chat. Kuvuga ikindi kintu nakwigisha muri comment, kandi ndabakunda. Ciao, ukore subscribe ni treat.